ko nsoma aya magambo, amekuwa na kusudi mbele ya kusoma maneno haya. Na magambo yo kwatura umugisha kuri buri muntu uwo ari we wese. Ni maneno ya kusema juu ya baraka ya kila mtu. Kandi nifuza ko twayatura nta muntu urangaye. Anapenda yaseme musikuwe display. Icyakabiri nifuza ko nayatura ayo magambo nta muntu uri kure. Anapenda yaseme mukiwa karibu. Nifuza ko abantu baririya epfo bose, anaomba watu wakule bazamuka bose bakaza bakagota hano. Mukaribie hapa juu. Mwihangane mwubahirize iyo gahunda kuko ntabwo nyitindamo. Ni gahunda y'iminota mikeya yo kwatura umugisha mu izina rya Yesu. Haitakawa ni neno umuntu wese azamuke aze hano. Abarepfo kure ndabona abarepfiriya ku muhanda, ndabona baraho ngaho munsina. Nimuzamuke mwese muze mugote hano kugira ngo nsome aya magambo mbaturaho umugisha. Nindangiza ndaza gusubiza mikrofone kwa mushumba kugira ngo aze gukomeza indi gahunda iri bukurikireho. Muzamuke rero mwihuse, muzamuke mwihuse, pande mbio. Naba bari muri kiriya gihande nabo bigire imbere gatoya, mwigire imbere gatoya. Nubundi mwagiye kugama muhunga izuba ariko ryanze ribageraho. Mwihangane, kumvira biruta ibitambo. Mutambuke vuba mwihuse, kumvira biruta ibitambo. Kandi Gideyoni agiye ku rugamba yaravuze ngo mugenze uko ngenza. Gideyoni alisema natembea. Ibi bindi ni muri binesha abamidiyane. Akacha anashinda mwigire imbere, mwigire imbere, mwigire hano hafi. Mwigarukira hafi, mutere intambwe mwigarukira hafi. Ugote hano hafi hegereye aya mabafure. Karibia hapa karibu ya bafure. Abepfo ko mutazamuka, ndikubona mwagumye ko muhumure. Muzamuke, muzamuke. Mupande. Muzamuke, muzamuke, muzamuke. Ndashaka kwatura aya magambo kandi nkayatura umuntu wese ari hafi yanjye. Kandi ndimo ndizera ntashidikanya yuko ayo magambo ari bufate kuri buri muntu wese wizeye. Itagusa ndani ya kila mtu anayeamini. Bariya barepfo ko mutabyemera, muzamuke. Kwa nini amutii? Abo mwugamye kuri iyo nzu muzamuke, namwe murimo. Nabo bari munsina namwe murimo, muzamuke. Mwegere hafi, muze munyegere. Muze munyegere, ngiye gusoma amagambo akomeye. Kandi umuntu urayizereramo, ndatekereza ko umugisha w'Imana uramugeraho. Na magambo y'umugisha ngiye kwatura mu izina rya nde? Mu izina rya Yesu. Ababyizeye ko bikora haleluya. Ababyizeye ko bikora haleluya. Yemwe abasigaye munsi naho hepfo, iyi migisha namwe irabareba. Witekereza ngo birakugeraho hepfo iyo ngiyo wanze kumvira. Umvirira ijambo turimo tuvuga muri uyu mwanya. Ibintu byose biremerwa mu ijambo. Akira ijambo mu izina rya Yesu Kristo. Akira umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Akira umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Akira umugisha wo kumvira mu izina rya Yesu Kristo. Abumviye bahabwa umugisha n'Uwiteka mu izina rya Yesu Kristo. Ubwo abasigaye piriya babonye yuko bayatesha agaciro, wale wenyewe walibaki kule chini, basi reka twatura imigisha kubemeye kumvira. Acha baraka zimwagike juu bagatera intambwe bakigira hano hafi. Wenyewe wamejogea karibu. Ndifuza ko nyasoma. Acha some neno hilo. Arasa nkaho ari maremare, ni maneno marefu, ariko na magambo yo kwatura umugisha mu izina rya Yesu. Ni maneno ya kutoa baraka kwa jina la Yesu. Indimi zacu guhesha umugisha. Ni maneno ya kupana baraka. Vuga ngo haleluya. Amen. Cyane haleluya. Amen. Turasoma mu Gutegeka kwa kabiri. Ni katika kitabu wa Gutegeka kwa kabiri, katika Wafalme wa igice cya 28 sura 28. Turahera ku murongo wa mbere mstari wa kwanza turagera ku murongo wa 14 hadi mstari 14. Kandi urajya yumva yuko ayo magambo ari umugisha yashaka kandi umufasheho, akasikia maneno hayo ni baraka kwake, ninagusa ko uwo mugisha
awakiriye akasikia na ipokea, arajya azamura ikiganza avuge ngo amen. atakuwa anapandisha mkono anasema amina. Niwumva atagufasheho, kama unasikia haikuguse, uje wicecekerana ujinyamazie. Ariko wumva ko ayo magambo amufasheho, ukasikia inakugusa, akizera ko iyo migisha yamugeraho, naamini kama baraka hizo zitakufikia, avuge ngo amen. utakuwa unasema sasa, unasema amina. Acha tuendelee basi. Kutegeka kwa kabiri katika Wafalme wa pili. Katika Wafalme wa pili. Wafalme. Hapana. Kumbu, merci, nashukuru. Okay, twagiye rero. Urajya yumva ko bimufasheho, arajya avuga ngo amena cyane. Basi na mugusa anasema amina sana. Umurongo wa mbere, mstari wa kwanza. Ndibwira ko utari bujye uyasemura hari. Sinzi abatumva igiswahili bahandike, nabo barajya bavuga ngo amena, noneho baze kuyasoma neza bitonze. Ambao hawasikia wataandika sababu watasoma pole pole nyumbani. Gutegeka kwa kabiri mupfa kuba mwamenye igice n'imirongo tugiye gusoma. Yes, hivi mwejua verse. Tugiye gusoma, tugende. Nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe, nuwo kwitondera amategeko yayo yose ngutegeka uyu munsi, kurikira neza. Uwiteka Imana yawe izagusumbisha amahanga yose yo mwisi. Kandi iyi migisha yose izakuzaho ikugereho niwumvira Uwiteka Imana yawe. Gatatu, uzagira umugisha mu mudugudu, uzawugirira no mu mirima. Hazagira umugisha imbuto zo mu nda yawe, n'imyaka yo ku butaka bwawe, n'imbuto z'amatungo yawe, kororoka kw'inka zawe n'uko imikumbi yawe. Hazagira umugisha igitenga cyawe n'ikibo uvugiramo umutsima. Haleluya, haleluya cyane, haleluya, haleluya. Gatandatu, uzagira umugisha mu majya no mu maza. Uwiteka azatuma ababisha bawe baguhagurukiye banesherezwa imbere yawe. Haleluya, amen. Bazaca mu nzira imwe bagusanganiye, baguhunge baciye mu nzira ndwi. Uwiteka azategeka umugisha kuba mu bigega byawe no mu byo ugerageza gukora byose, kandi azaguhera umugisha mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha. Uwiteka azagukomereza kumubera ubuturo bwera nk'uko yakurahiye. Niwitondera amategeko y'Uwiteka Imana yawe, ukagenda mu nzira ikuyoboye. 10, amahanga yose yo mwisi azabona yuko witiriwe izina ry'Uwiteka agutinye. Kandi Uwiteka aza kugwiziriza ibyiza by'imbuto zo mu nda yawe. Iyo bavuze imbuto zo mu nda yawe ni abana, n'ibyiza by'amatungo yawe, n'iby'imyaka yo ku butaka bwawe, mu gihugu Uwiteka yarahiye ba sogokuruza banyu ko azaguha. Imana ihabwa icyubahiro. 12, Uwiteka azagukingurira ijuru. Zamura ibiganza, Uwiteka gukingurira ijuru. Haleluya, haleluya, amen. Haleluya, 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 amen. Ashimwe.
ijuru rikinguke ku bwawe, ijuru rikinguke ku bwawe, nanjye rikinguke ku bwanjye. Ububiko bwe bwiza, ijuru mbese ni ububiko bw'Uwiteka, ububiko bwe bwiza ngo ajye akuvibira imvura mu bihe byayo, ahe imigisha imirimo ikuva mu maboko. Uzaguriza amahanga menshi maze ntuzayaguzaho. 13 turenda gusoza, hasigaye 20 yonyine. 13 Uwiteka azaguhindura umutwe, ntazaguhindura umurizo. Amen. Amen. Uzaba hejuru gusa, ntuzaba hasi. Niwumvira amategeko y'Uwiteka Imana yawe ngutegeka uyu munsi ukayitondera. 14 ariho dusozereza. Ntuteshuke iburyo cyangwa ibumoso ngo uve mu byo ngutegeka uyu munsi byose, uhindukirire izindi mana uzikorere. Iyo ni kondisiyo. Zamura ibiganza, zamura ibiganza. Haleluya, 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 haleluya. Iyo migisha yose nyibatuyeho mu izina rya Yesu, nimuyakire mu izina rya Yesu Kristo. Nanjye nimuntunge ibinyatureho nyakire, muntunge ibiganza nanjye iyo migisha muyinyatureho. Ndayakiriye, ndayakiriye, ndayakiriye mu izina rya Yesu. Gutegeka kwa kabiri gukubiyemo iyo migisha yose tuvuze. Katika hapo ndio kuna baraka hizo zote. Gusoza kwa kupunguza, kwari kujya gusoma mu Kuva 25. Tunatafuta soma sasa Kutoka 15. Aho Uwiteka yavuze ngo, kwenye Mungu alisema hivi, maze mundemere ubuturo, sasa munijengee makao bwera patakatifu, ngo kugira ngo nture hagati muri kusema niketi katikati yenu. Rero igikorwa gikurikiyeho, neno inalofuata, nukure mu buturo bw'Uwiteka, ni kujenga makao ya Bwana, kugira ngo Uwiteka ature hagati muri twe. Kusema aketi katikati. Zamura ibiganza. Haleluya, pandisha mikono. Haleluya, 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 haleluya. Tugiye kurema ubuturo bw'Uwiteka kugira ngo Uwiteka ature hagati muri twe mu izina rya Yesu. Tunatafuta kujenga pali patakatifu wa Bwana kugira ngo Uwiteka ature hano muri Niyugoma mu izina rya Yesu. Kusema Mungu akete hapa Niyugoma kwa jina la Yesu Kristo. Kandi Chaimani wa hano, tena Chaimani wa hapa, yavuze ijambo ryiza cyane. Alisema neno nzuri sana. Yavuze ngo twe turi bashasha hano. Alisema sisi ni wamupya hapa. Kandi uko mutubona twe dufite ibikomere bikijojoba. Alisema sisi mnatuona tuna abantu bo muri Niyugoma Imana ibomore ibikomere. Watu wa Niyugoma Mungu awatendee mema. Imana ibomore ibikomere mu izina rya Ndeye. Maumivu yenu. Imana ibomore ibikomere. Mungu awatosheye maumivu yenu. Imana ibomore ibikomere. Mungu awatendee mema. Kandi cyo nkundira Imana yikomeye ibikomere. Tena Mungu akakutendea mema. Nta n'inkovu ihasigara. Tena hakuna tashi. Vuga ngo nta n'inkovu igira gute. Hakuna tena tashi. Nta nkovu ihasigara. Hakuna tashi na ubakia. Imana ikiza ibikomere. Mungu anaponesha. Kandi gakuraho n'inkovu zose. Tena anatosha maumivu zote. Ndatekereza ko rero nawaza mushumba wacu yakwigira hafi, mchungaji wetu akaribie kugira ngo adufashe muri icyo gikorwa, atusaidie katika tendo lile tugiye gukurikiraho. Natafuta fuata.